ntabwo nabibona nk'ikibazo kuko n'ubundi Vestina Dorcas turabakunda turabakurikira yego nabo batanga urugero rwiza nta umuntu atarukurikiza mufatanyije umukunzi se muri aka kanya turamufatanyije hari igihe kizajya buri wese agashaka umugabo ariko ngo muhuje umugabo iyi njya mubona nyine kuri YouTube ngomba akora iki mwumvisha wumva ari nk'umuntu ukora iki ni umuhanzi ni umuhanzi Shadibu ndamubona ku mbuga nkoranyambaga wumva akora iki wumvisha wowe Rega neza yarabivuze mukundane uko nanjye nabakunze nese bambwire ko banyanga mukunda nese umuntu yakubwira ngo aragukunda ukamubwira ngo oya ndi mu rubanza ingingo zose zintaba Iyo mbahaye ikaze bakunzi ba Big Town TV nk'uko bisanzwe na nyambasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus, uyu munsi nazanye n'umukobwa wanjye Malaika ndetse kandi tukaba turi kumwe n'abatumirwa n'abakobwa bambaye neza cyane, muragenda muyibona kabisa. Cameraman ndamusaba ko agenda anyereka buri kantu ko kandi murareba kuva hasi kugera hejuru, bambaye imyenda kabisa, namwe murabona ko bambaye fresh cyane. Ikaze bakobwa beza. Murakoze cyane. Meze mute? Tumeze neza. Meze neza. Bakwita nde? Nitwa Alice. Bakwita Alice. Mugenzi wawe mwita? Anuarita. Inde? Anuarita. 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 Uza kucecetse cyane. Nagucecetse. None twite ndagira ngo noneho tutweka kudacecetse kwanza twite tunitanya n'ikiganiro. Abantu bari kwibona bari kubona ko mwambaye neza, icyo ni ikintu cya mbere nababwira, ariko ikindi kintu cya kabiri nuko tuje kwereka abanyarwanda impano mufite, sibyo? Impano mufite harimo no guceceka se. Nabyo biri. Yego. Ana guceceka kaza. Cyangwa ni guceceka ni impano. Cyangwa ni impano yo kwitonda. Byose biracyari. Okay, tubanza tuyigorora umuhogo none kugira ngo tutangiye ikiganiro fresh. Nzajya niyambaza uhoraho mu gitondo uko mbyutse, ni dawe nyir'ubuntu ngushimiye kuramuka, marayika muri nzinkwiragije uyu munsi, marayika muri nzinkwiragije uyu munsi, reka ndatimana data, reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge, musuma ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo, muntu usuma ibyo yaremye uri mu ishusho ryayo. Fresh cyane kabisa. Twinjije muri mode, baza ko muririmbye n'umukobwa uri hano nawe mwumva nkabona nawe kabisa mutangiye kumukurura. Aya majwi y'aba bakobwa beza batumusinzira, baririmba neza cyane pe. Cyane pe. Mutwibwire rero mubwire aba Big Towners, abanyarwanda badukurikiye muri bande, mwatubwiye amazina yanyu gusa ariko twashaka ko mutubwira n'ibindi byinshi kuri mwebwe. Slim atangiye ababwira ati mudususurutse hajya ni kuvuze. Ego nibatubwire rero nimba ari abaririmbyi, nimba ari byo bakora gusa, nyine mutubwire background yanyu. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye nitwa Alice. Ndi umukobwa, ndi umunyarwandakazi.
mu rugo ni mu ntara y'amajyaruguru, mfite ababyeyi bombi, nkunda kuririmba, ndi umuhanzi. Mu buzima busanzwe ndi umuntu uri aho nyine. uri umuntu uri aho, nawe twibwire. Murakoze, nanjye nitwa Anuwarita, mu rugo ni mu majyaruguru mu karere ka Gakenke. Nanjye ndi umunyarwandakazi, nkaba ndi umuhanzi, nkunda kuririmba na Anuwarita na Alice ubundi. Okay, ndahita nibaza ku mazina yanyu, umwe yitwa Anuwarita undi yitwa Alice. Oya, no gusa barasi batubwiye nimba bavukana cyangwa ari impanga, bambaye n'ibintu bimeze kimwe, mutubwire. Turi impanga. Muri impanga se? Turi impanga mu muziki. Muri impanga mu muziki. So reka tugaruke ku mazina yanyu, Anuwarita na Alice. Niko musanzwe mwita mu buzima busanzwe cyangwa mwarahuye mwavuga ati reka twite amazina y'ubuhanzi? Oya, mu buzima busanzwe niko twitwa. Niko mwitwa. So ubu ngubu mukaba muri industry ya music gospel, sibyo? Yego. Ariko byose bari umuziki. Mwatubwiye noneho imbogamizi muhura nazo mu rugendo rwanyu rw'umuziki. Ni ibintu biba bigoye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Biragoye, navuga ko ntabwo turabura n'imbogamizi nyinshi. Kuko nyine turi bashya. Muri bashya? Mumaze igihe kingana iki? Maze nk'amezi 6 tubyinjiyemo. Amezi 6 mubyinjiyemo? Twinjiye mu kuba twaririmba turi kumwe. Okay, muri mwembi se ninde wazanye igitekerezo cyo kugira ngo mwihurize hamwe mukore umuziki? Twese twahuye n'undi tuyifite. Kuko twe tuziranye ko tutaziranye cyane. Yego. Okay. Hari umuntu usegeze muri karitsiye aho mutuye basanzwe bababwira ko namwe musa cyangwa barabitubwira? Arabibabwira. Okay. So noneho reka tuganire ku muziki, turajya ariko kuri music yo mu Rwanda muri rusange. Hari ibintu navuga babyita ibishuko, urumva? Ibishuko ku bakobwa cyangwa se ibigusha mu gihe mwagiye kwaka services zimwe na zimwe zijyanye na promotion y'umuziki wanyu. Ntabwo muratangira guhura nabyo? Ntabwo turatangira guhura nabyo cyane, kuko nk'uko yabibabwiye tumazemo igihe gito. Sawa. Nta bintu byinshi turahura nabyo. Okay, twirukanse cyane ariko reka twongere tugaruke ku myambarire yanyu. Ndi kubona ko guhera ku rukweto kugeza ku ikanzu kugeza mwambaye n'isaha imwe n'udushanete tumwe, urumva? Mugiye kumbwira mbere na mbere manza mumbwire, mbese mufite umuntu bambika, mufite isoko ribambika cyangwa murabyigurira? Turabyigurira. Murabyigurira ku mafaranga yanyu cyangwa mufite umuntu ubafasha? Imana nidufasha. Imana idufasha. Akwanza mufite n'amafaranga. Oya, senze uburiki. Umuntu nta kintu yakishoboza. Nta kintu yakishoboza. N'abavandimwe nyine baba babigizemo uruhare. N'abavandimwe baba babigizemo uruhare. Okay, ndavuga ko mwambaye neza tu. So none iyo mugiye guhitamo umwenda mwambara mugendera kuki? Tugendera kuki? Tugendera kuki? Tugendera nyine iyo tugiye kureba umwenda twambara, tureba umwenda turambara nyine tukabona ko twambaye neza. Uyu munsi mujya guhitamo ibyo mwambara mwagendeye kuki? Ibara ry'umweru ni ibara dukunda cyane. Cyane. Risobanura iki kuri mwebwe? Ni byinshi kuko turarikunda. Okay, none se wenda nimba atari ibanga nk'izo nkweto mwaguze mwaziguza ngahe? Nyine tumutubwire nk'amafaranga umwe natushushanyiriza amafaranga yambaye, rero tumenye nayo ndi yambaye. Okay. Rero izi nkweto ni impano. Ni impano, ntago ari izacu, tugiriye mu mafaranga yacu. Ikanzu? Okay, ikanzu twarayiguriye. Ikanzu se ni umupira n'ijipo, ntabwo ari ikanzu. Ni umupira n'ijipo? Okay. Isaha? Nitwe.
ni mwebwe. Ibintu byanyu Imana biri kubiha umugisha sibyo? ego nta kintu mwashinja cyane, Imana iragufasha usenze cyane. ngaho reka tuyiririmbire. Tuyiririmbire nyine Imana tuyiririmbire. ndanyuzwe mu mutima wanjye Mfite indirimbi ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Murakoze. Iyo ndimo murimbye ni yande? Ni ya Aline Gahongayire. Ni Aline Gahongayire. Ariko Aline Gahongayire kuki ari umuhisemo kuba mwaririmba? Dukunda indirimbo ze cyane. Dukunda indirimbo ze. Dukunda indirimbo za Aline Gahongayire cyane. Okay. So wenda ndababaza ni sibyo? Just ndi kubona ndagaruka kuri team yanyu sibyo? Ariko nanone mwihurije hamwe nka team yanyu nka Anuarite na Alice. Anuarite na Alice. Ariko mu Rwanda dusanga dufite n'indi team bita Dorcas na Vestina sibyo? So wenda mwashushanyiza mute wenda impamvu mwavuze muti mwege mwihuriza hamwe muri nka babiri kugira ngo kandi muzi ko wenda hari indi team isanzwe iri ihari kandi izwi wenda na ahantu nawe kibazo bifesinga kuri kariyeri yanyu bakavuga ngo namwe muri kwigana abantu runaka ko bakora ari babiri namwe mugashaka gukora muri babiri. Oya nago niyo babivuga twe ntacyo byaba bitubwiye kuko ni ibintu dukora dukunze, kandi ubundi iyo ukoze ikintu biba byiza niyo wiganyerega uri kwigana apfa kuba atari ikintu kiba uri kumwigana ari ibintu byiza. Ubwo rero nyine si ubundi umuntu wamubuza kuvuga icyo ashaka, ntabwo wamubuza kuvuga icyo ashaka. Umuntu wese atera komenti bitewe. ntabwo nabibona nk'ikibazo kuko n'ubundi Vestina na Dorcas turabakunda turabakurikira. Yego. Nabo batanga urugero rwiza ntabwo umuntu atarukurikiza. Anuarite ni ikihe kintu Alice akwigiraho uzi ko akwigiraho? Ahubwo arakivuga ikigira. Ni iki ikintu uzi cyiza uko byagenda kose uyu mukobwa aka kantu buri gihe andeberaho? Ntako pe. Yego. Ese ko byose tuba duhuje nk'impanga. Byose murahuje Cyane. Alice ni ikirata kwigiraho? Ese anyigiraho? Ahubwo navuga nk'ikintu mugiraho inama wenda. Ngamugira inama turebe ko yakikosora. Oya ikintu mugiraho inama. Nyine urabona njyewe ndi mukuru. Njyewe ndi mukuru kuri we. Umurusha imyaka ingahe? Umwe. Urumva rero ndi mukuru. Iyo mubonye mugakosa ndamukosora. Nutuye dukosa ajya akunda gukora? Akunda kurakara. Yego. Niki kijya gikunda kumurakaza se? Ikintu gikunda kumurakaza se? Uba wankoshereje rega. Tubwire. Oya nyine hari ukuntu abantu babiri hari utuntu tuzamo umuntu yumvikane n'undi. Hari igihe nshobora kumubwira ikintu njye nzi ko nta kibazo uwe bikamubabaza, kandi njye nabikoze nzi neza ko hari ibintu biri aho nta kibazo, ako bikamurakaza nkabwira niba byumvise nabi sorry. Nuko nabivuze ntago ari byo nari ngambiriye. Nyine hari ukuntu yumva ikintu wenda byihuse. Hari ukuntu yumva ikintu byihuse atari ko ukivuze. Basi umusabye mbaza kubabarira vuba cyangwa biratinda? Abo barira vuba. Yego. Sawa. Alice
arya Anuarite sorry ndi kubitiranya Anuarite urumva ko ikintu kitobaje no kunatubwiye defo yawe yarambeshye arabivuze nawe uratuza nyine ndatuje byo kunywa ko ari mukuru ngaho tubwira we ni ikihe kintu nireko se umuzi tubwire ko nawe urakara nuko urakara twese n'ubundi yego ariko niwe ukunda kurakara cyane niko avuze oya ko ahubwo njye ndakara gake kuko njye ndakaye umunota umwe byashize ariko we yarakaye mwana nyagase umunsi wakwira kandi arakazwa koko n'amafuti gusa ahubwo ntabwo nanjye muri mwese ninde wica gahunda kurusha undi se ukunda gukereza undi sisa Arisa arankereye yego amutegereje namubuze ariko anose turajyana ntabwo nagenda musize hari ukererwa oshye urumva niba twavuze turajya nk'ubu twavuze turaza gukora ikiganiro hano niba ari nzi warangije mbere ndajya kumureba niba nayo yarangije mbere araza kundeba uwarenze ku isaha twahanye areba undi undi tukagenda ukunda gukereza undi kenshi niwe nakubajije witegura cyane witegura mbere narisi nuko kuri gahunda yitegura nk'abagore pe ajya muri dushe nkagira ngo yaguyemo atinda kwitegura cyane ubwo ni ukuvuga ngo nk'ubu wenda niba nabwiye turagenda saa 8 ngomba kumubwira ni wenda saa 6 tube duturutse kuko mbizi ko saa 6 iravamo saa 7 cyangwa ikajya ku saa 8 gutyo mubwira mbere y'isaha nziho ko agomba kuyirenza akoze cyane kumuturegera rwose muri mwese ninde ukunda kwireba muri miruwari ugikunda kwireba muri miruwari cyane ukanarimo aragenda agaruka yireba ibyo nabyo nta n'umwe ujya wireba muri miruwari ntabwo mwigeze mwireba no gusokoza amereze ko nasokoza nta miruwari murebane turebe neza ko murebanye mugahita buvaye mugira n'isoni oya nazo muri mwese ninde ugikunda wenda ninde wita ku wundi cyane kurusha undi twese mwitanaho cyumwe akeneye undi agifite nuko ni impanga uko impanga zimera mu impanga none se buriya ni cyo kintu gituma mwiyumvamo ko muri impanga kandi koko mutanavukana nuko duhuje ibintu byose muhuje ibintu byose bishobora ko byose bihuje cyane kuko nshobora kugura nk'ibara ritandukanye n'iryo afite agakunda iryo mfite cyangwa se nagura iryo afite yagura iryo ntafite nkakunda iryo afite byose nasanze tubihuje ni nk'uko mwabona umukunzi umwe n'undi akavuga ati ngo nawe ufite umukunzi mwiza ese umukunzi ariko turamuhuje n'uwiteka yego nawe ibindi rero mufatanyije umukunzi se muri aka kanya turamufatanyije hari igihe kizajya buri wese agashaka umugabo ariko ngo muhuje umugabo nitubigeramo tuzabimenya ubu ngubu mufite umugabo umwe ni Yesu umwe aravuga ngo aramufite undi akavuga ngo ntabwo amufite uwo twabwiye dufite ni umwe kandi ubu nanjye nawe turamuhuje usibye njye n'uyu nawe turamuhuje ndetse mfite umugabo uramufite ahubwo uhuje n'uyu mukobwa wowe uhuje n'uyu nguyu njye ntabwo mfite umugabo reka tubyoroshye ni umucunguzi wa twese wenda nkeka ni umwita ni umucunguzi muhuje umugabo none se ntabwo muri mwese nta n'umwe urajya mu rundi rukundo rusanzwe rwo ku isi turacyari abana keretse ndakuvugiye ntabwo turatangira kubijyamo ntabwo natangira kubijyamo musa mubibona gute ibintu by'inkondo kandi tutabijyamo tuzabimenya igihe n'ikigera igihe n'ikigera nibwo muzabimenya ariko hariho inkundo nyinshi ntabwo twasobanukiwe uruguru inkundo nyinshi natwe turakundana murakundana none hari urukundo ababyeyi banyu bakundanye kugira ngo babibaruke urwo ntabwo turarugera haracyari kare cyane mubiteganya ryari ntabwo ari vuba tubiteganya Imana izaduhera ubushobozi yego kandi ubu bisabye yabugo ni n'ukunda guserezanya cyane muri mwebwe namubonye witonda si uko muri babiri ubona ni wowe witonda uzi ukunda kuderanja cyane twese mwese muri bamwe twitonda
ibi ni fresh cyane. So hano rero ni kuri Big Town TV, iyo wahageze ubahawe umugisha, sibyo? Kugira ngo n'ibihangano byanyu byose byahawe umugisha bigiye gucamo fresh, sibyo? Amen. Mwahuye n'umuhungu bita Jesus, sibyo abatangaje? Jesus. Sibyo abatangaje? Yezu. Umuhungu bita Kuki witwa Jesus. gutyo? Kuki witwa gutyo? Nuko ndi umwana w'Imana. Ni iby'ababyeyi. Uyu mukobwa se ko yitwa Malayika? Yego. None se Jesus ni iby'ababyeyi? Ni ay'ababyeyi batwise. Jesus. izina ryiza Narenzaho. Ntacyo yarenzaho. So uno mukobwa tubaza ashaka kubabaza, reka bibarize buriya abakobwa mugirana amabanga yanyu. Wenda twumva ibyanyu, sibyo? rero Slim wabyegereje umutima ngo ibintu by'abakobwa ngo bagire amabanga yabo. natwe ubwo hari amabanga yacu tugira Slim atakumva. Nayo pe. Ibintu byose yabyumva, sibyo? Yego. Okay, njye nshaka kubabaza mwatubwiye ko muri bashyashya muri kariyeri y'umuziki mumazemo amezi 6. Mumaze kugira indirimbo zingahe? Ebyiri zanyu mwanditse mu kazi sohora ziri hanze kuri YouTube. Yego. Mufite YouTube channel yanyu? Ni muyibwira abanyarwanda ubwo bagende barebe izo ndirimbo zanyu, bashaka kubasapotinga babasapotinge, mubabwire nyine YouTube channel yanyu. Okay, murakoze. YouTube channel yacu ni Alpha na Omega Group. Indirimbo ziriho ni ebyiri. Hariho ni muzima. Yego. Hakabaho na wikwiheba. Yego. Okay, noneho muturirimbireho kuri izo kuri imwe mu ndirimbo zanyu abanyarwanda bumve. Mubwire ibibazo byawe kuko ntiyakwirengagiza, mubitsa amabanga yawe kuko ntiyakuvamo na rimwe, asubiriza mu gihe kandi agatabara n'ingoga, asubiriza mu gihe kandi agatabara n'ingoga, wikwiheba muvandimwe, wikwiheba, wikwiheba, wikwiheba. Slim amajwi wayumvisha? Yumvishe kabisa, ari fresh cyane. Abana bararenze cyane. So ikindi kibazo nashaka kubabaza, murabona muri iyi industry ya gospel harimo dufitemo abahanzi benshi. Slim yarari kubabaza kuri ba Dorcas na Vestine. Nshaka kubabaza nkamwe Anualite na Alice, umwihariko wanyu mwumva mugiye kuzana muri iyi industry ya gospel. Yego. ikintu dushaka ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa se bwa Yesu Kristo tubinyujije mu ndirimbo, ku buryo ushobora nko kuririmba indirimbo ikagira umuntu ifasha. Niyo mwihariko wanyu? Ego, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubinyujije mu ndirimbo. Mu ndirimbo se musengera muri Edina? Turi abakatolike. Muri abakatolike? Ni byiza cyane kabisa. So none ndifuza kubabaza imico y'urubyiruko rw'iki gihe muyibona mute sasa rero? Y'urubyiruko rw'iki gihe hari ibintu bigezweho byitwa ubusireyi, byitwa ibiki, ibintu byo kwisiga ibintu nk'uyu mukobwa turi kumwe, mubona bikwiye?
ibyo ngibyo nta muntu twacura urubanza kuko buri wese icyo abona ko ari cyiza kuri we aragikora. nta muntu wakora ikintu ari kubona ko ari kibi. ntabwo wafata icyuma ngo ukitere uzi neza ko urakomereka. ubwo rero twaba tugiye kwinjira mu buzima bw'abandi bantu. mugiye kwinjira mu buzima bw'abandi bantu. buri wese nyine agira ukuntu yitwara bitewe n'uko we yumva bimunyuze. ubwo si nk'ubu ubyaye umukobwa nk'umwana wawe ufite ubushobozi bwo gukontorora anuwariti, urumva mu gitondo ukabyuka ukabona yiteye mekapu yishyizeho ibirungo, yambaye akantu utuntu tw'utumini tumeze ukuntu, wamubwira ati wambaye neza komerezaho cyangwa wamukebura? biterwa ari nk'umwana wanjye se cyangwa nk'uko uko nguko rwose ari inshuti yawe cyangwa niba ari umwana ari inshuti yanjye ntabwo ngewe nabona yambaye ibintu bidahesha Imana icyubahiro ngo mbimwemerere. urakoze cyane. nanjye ndi kumwe n'umukobwa wambaye ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. oya ntibamvugira abanyarwanda batabyumva nabi. Anwari nambaye nabi? yambaye neza cyane ariko ntabwo yahesheje Imana icyubahiro. nese ko ucyumva ko mugenzi atabyambaye? ariko ntabwo wambwiye utuntu tugeze ibidahesheje Imana icyubahiro ntibimeze gute? ibidahesheje Imana icyubahiro ni ukubona ubyutse witeye mekapu wisize ibintu ku munwa, numva wambaye utuntu, wambaye agasengeri yambaye ukuntu kangana. urabona bino bintu bihesheje Imana icyubahiro rata? sengeri se nta kibazo. ubu nawe wabyambara ukagenda. buri wese akunda isubize ko akunda ibitandukanye. ntabwo yabyambara abona ko mumuburanira cyane. wowe wabyambara ukagenda mu nzira nsubiza yego cyangwa we bitandukanye. nsubiza nese yaje adaciye mu nzira ako wanahaca none se si kwambara. oya ni kuno yaje ahubwo mumugire inama azajye yambara rwose. oya ntabwo yambaye nabi. arese nakugira inama. ntibavuge ikintu kidasanzwe wabona. nanjye n'ubu nabuze icyo navuga. njye ndimo ndababaza ni kuba yambaye isengeri. mumereze mikorofone uwo nguwo. oya kuba yambaye isengeri ntabwo bivuze ko yambaye nabi. kuko nanjye nayambara bitewe nta nubwo ari mu muhanda ndetse ashatse yanajya apfa kuba we bimunyuze. wowe wavana ukajya mu mujyi wambaye gutya mbikunda nabyambara. aragenda utaramubona aragenda ajya abikora arambeshye ni ukuri arambeshye. none se Alice uzi abakobwa bita abasilayi kwini? ntawe yego. umukobwa wita Shadibu uramuzi? Shadibu yego njya mubona nyine kuri YouTube. wumva akora iki? wumvisha wumva ari nk'umuntu ukora iki? ni umuhanzi. ni umuhanzi. rata we Shadibu uramuzi? merano arita ka mikorofone. Shadibu ndamubona ku mbuga nkoranyambaga. wumva akora iki wumvisha wowe? byewe icyo akora cyangwa icyo akora mubona abyina mu ndirimbo. ese nk'umuhungu akubwiye ko agukunda amusubiza ngo iki? nde Shadibu? oya umuhungu wagutunga akakubwira ko agukunda. byewe byaterwa n'urukundo rwo yarirwo. rega neza yarabivuze mukundane uko nanjye nabakunze. nese bambwire ko banyanga. mukunda nese umuntu yakubwira ngo aragukunda ukamubwira ngo oya. urakubwira ngo aragukunda tuba ati nanjye ndagukunda. byatega neza. njye nabikubwira. wumva sinabivuze. uje ukambwira ngo urankunda nakubwira ngo urakoze cyane nanjye ndagukunda. yego bimubwira ariko nabibwiye nganda gukunda nanjye ndagukunda. ni ukuvuga ngo Alice akunda abantu bose. nkunda abantu bose ntabwo ntoranye. nanjye nkunda abantu bose. baravuze nawe se yaravuze ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. yego none se numbwira ngo ndagukunda ngo urankunda nkubwire ngo wapi? ni umuntu ugomba kumbwira ati nza ni ubwa mbere duhuye. kumbwira ngo urankunda se wari warabanje kubitekereza? ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubwira ngo aragukunda ntabwo ubitekereza ahita ati nanjye ndagukunda. njyewe nyine keretse ubwo iyo uhise utekereza ibindi bintu gute se? nyine urumva nimbwiye ngo urankunda nese nimubwira ngo ndakwanga. oya ugomba kumbwira ati ndabyumva urankunda ariko ihangane wenda ibyo bintu si ibintu byanjye. nkubwira ngo wihanganire iki? wihanganire iki kandi ambwiye ko ankunda gusa nta rindi jambo arengeje. arihanganira iki kuko ankunda?
nyine watihangana ntabwo njye ibyo bihe birimo byo gukundana. oya abantu bose ndabakunda. Bose urabakunda? Ubu ngubu ufite nk'abakunzi bangahe? Ni benshi. Yesu we, umuntu usenga waraye cyane nese umuntu usenga asakunda abantu bose. Yego, hano rero umuntu yakubwiye ko agukunda mu gusubiza ngo iki? umuntu umeze gute? Umuhungu ati ndagukunda. Byategwa. Nakubwiye ngo naguwaka nese namwanga dupfitse. Mwati ndagukunda. Ndagukunda ndifuza ko dukundana. Umuhungu ariko akubwira. Ko dukundana? Byategwa nuko ari kumbwira. Ari urukundo runo Yezu yavuze. Ubwo Yezu yavuze nuruhe? Mukundana uko nabakunze nyine abantu bose mu bakunde. Nta kurobanura nta kugira gute. Kwanga nirwo mwemera gusa. Yego. None hari umuhungu yishakira ko mwikundana ukazakugira umufasha? Ibyo ntabwo ndabigera. Ni babe baretse. Wahita ungati uretse. Ese muriga ubundi ntibagiye kubabaza? Iyi si nayo ubwayo ni ishuri. Hano harite uriga ntabwo wiga? Muri iyi si ndi kwiga. Byahize ni byinshi. Wageze mu ishuri se basi? Yego. Wasoreje mu kangahe? Wa gatandatu. Mu gatandatu segonderi? Primaire. Shua? Yego. Ewe. Mu gatandatu primaire. Ko itonda cyane se? Washoboye gute kuba mu buzima bwo gusoreza mu gatandatu primaire ukageza iki? Hari ibintu biza ntacyo wabihinduraho. Kabyakira. Sa nko tuganiriza wenda impamvu yatumye usoreza mu gatandatu primaire. Ntabwo impamvu nyivuga. Gusa nyine ntabwo byakunze ko nkomeza. Ntabwo nari umuswa. Siko nari umuswa. Gusa numva ko ngomba no kuzaririmba uko byagenda kose. Kandi n'ubundi urabona ko ndi kuririmba. Alice wowe wasoreje gusenga birafasha. Gusenga birafasha. Bituma umenya agomba kwerekeza. Alice wasoreje mu Makanga. Mumere Mike wasoreje mu Makanga wowe? Nakoze tronco. Yego. Ewe. Waratsinze. Dufashe gusubiza rega. Nakoze tronco me. Ariko namahirwe nagize yo gukomeza. Nuko ngo mwese mwasoreje nyine muri ayo mashuri yo hasi we. Yacikirije gusa Imana nibigenza neza tutayasoza. Ubumva se wakongera gusubira mu ishuri baye ngombwa? Yego ndabikunda cyane nakiga. Ubumva wakiga iki? Bana nakiga ubuganga. Bana nabo umuganga. Waba umuganga. Okay. Anorite? Wowe wumva wakiga iki usubiye mu ishuri? Jewe? Je nakuze nkunda kuririmba. Kuririmba? Ese wishoboye ngombwa ko usubira mu ishuri nawe wasubiramo? Nasubiramo cyane. Yego. Ase kuki mutatubwira icyabuze kugira ngo nyine? Asubira byose. Nibanga. Nese ubwo mutekereza kuko niba tutarabaswa urumva ari iki cyatumye tukomeza. Ngo se ubushobozi? Oya hari impamvu. Oya nyine iyo mpamvu niyo twashaka ko mubwira abanyarwanda badukurikiye. Oya kankubwire Anualite. Big Town ikurikirwa n'abantu benshi. Nimba koko mufite mushaka gukomeza kwiga hakaba hari impamvu muri kuvuga ko yatumye mudakomeza, ikindi kandi mukamuvuga ko mutarabaswa. Iyo mpamvu mwayidusangiza twebwe nyine mwayisangiza abantu bakurikiye Big Town. Rega nta wamenye umuntu agira umugisha ahantu hose. Musubize mushiki wacu. N'ubushobozi. Okay, bakunzi ba Big Town TV murabibona kabisa. Twabazaniye abakobwa beza, murabona bambaye neza. Iki? Wasimbutse iki? Wana twabazaniye abakobwa beza bitonze, murabibona ko biranagaragara no kuri kamera. Ariko Anualite mbere ntabwo yari yitonze gutya. Mbere niyo wari uri gukubagana kurusha Alice. None sinzi ukuntu bigenza aka kanya, sinzi ukuntu byagenze. Uritonda kumurusha cyane. Twese turitonda. Ninde witonda cyane kurusha uwandi? So
ni ukuvuga ngo urumva ariko nanone wenda nyuma yo gucikiza amashuri ubu ngo muri gukora umuziki sibyo ntabwo ari bumbuze kubabaza ubushobozi bwo gukora umuziki mu bukura he mu gihe habuze ubushobozi bwo kubafasha mu bintu by'amashuri murakoze cyane munsubize icyo kibazo aha ni umuntu imana yatwohereje rero niwe uri kudufasha niwe kubafasha mu bijyanye n'iki n'umuziki n'umuziki urumva ibintu by'umuziki ubundi twakuze nyine turirimba muri korali noneho twaririmbaga mu makorali tuza guhura nyine turahura twandika indirimbo turayiririmba tumva ni nziza twumvisha ari nziza rero umuntu twaririmbiye yumva nyine ni nziza aho ngeze rero ikasubiza subiza iki kandi maze bigenda bite yego nakomereza n'umwunganizi wanjye yego rwose okay ase ntabwo niwe wakwiye gusoza nyine twamubwiye ko dushaka kuririmba turamuririmbira aho aratubwira turashoboye nyine tugerageze ubwo twatinyutse yatabaga noneho katugerageze turirimba atari ibyacu gusa turi kwiririmbira turebe ko nyine tuza kubishobora kubera imana ni imana idushoboza ni nayo idufasha yego okay ni fresh noneho none se nyuma wenda yuko abafasha akabafasha mu muziki ariko noneho wenda mu buzima bwanyu busanzwe ndagira ngo mutuganize mubayeho mute noneho mu buzima busanzwe kuko ndi kwabona muri Kigali umuziki muri kuyitangira cyane kuva aho mwavuye kugera hano just nuko mukunze shaka no muganize umubwira abakunzi ba Big Town TV mu buzima busanzwe na mubayeho mute nyine turi abantu basanzwe bari aho ubu turi muri famiye nyine muri kwera muri famiye muri Kigali nta kindi okay mwese mufite ababyeyi bombi yego mwese wowe uvukana n'abana bangahe batatu wowe ukavukana n'abangahe mvukana n'abana batanu uri uwa kane hari ibintu bajya bavuga urumva ngo akenshi iyo umukobwa yabuze ubushobozi bwo mu ishuri aba ikirara siyo ntabwo twigeze tuba ibirara pe ntabwo mwigeze mu birara abantu babivuga se wenda mwababwira iki ntabwo wabuze abantu kuvuga reka se byagorana kumva ko wavugira buri umwe hari uvuga ukumva umubwiye nabi buri wese avuga ibintu ukabyumva kuko nta nubwo abantu bumva ibintu kimwe fresh cyane gusa nyine ibyo ntabwo ari ibintu bagakwiye kuvuga nta kibazo ngaho rero ndabona mwatangiye gukonja ariko tugiye no kugana ku musozo nagira ngo twongere mwigeza kuturimbira ku ndirimbo yanyu ariko ndashaka noneho ko mu ndirimbo ku ndirimbo ya Vestina na Dorcas muzi ibitonyanga by'imvura y'amacumu wabihinduye mu muba w'imigisha ndi mu rubanza ingingo zose zintaba waramburaniyemo utabaru wapfaga wamagaritse bwoma mu mvururu mbere umugisha n'abamururiye na cyacyobo bancukuriraga ugihinduramo iriba ridudubiza amashimwe
na cya cyobo na cya cyobo bancukuriraga ugihinduramo iriba ridudubiza amashimwe. murakoze cyane abantu bakurikiye Big Town, mwiyumvishe ko aba bana abakobwa bacu bafite impano pe, bafite impano. Hanyuma tujya gusoza Alice na Anuarite, twashaka mugire ikintu mubwira abantu babakurikiye ubu ngubu. Murakoze, turabasaba cyane, turabasaba kudushyigikira, badushyigikire, badufashe, byose turabikeneye. Kubashyigikira ashatse kuvuga mu buhe buryo? Kuri YouTube nyine bakunda ibihangano byacu, bakore subscribe. Yego, wakongera ukabibutsa YouTube ni Alpha na Omega Group. Okay, nawe urakoze, mwakoze kuza. Na Alice yatubwira. Okay, ikintu cya mbere twabasaba n'inkunga y'amasengesho, nicyo kintu cya mbere twabasaba, badusengere dukomeze ibihangano byacu byaguke, tubonye n'utwagura mu gukora umuziki wacu byarushaho kuba byiza. Okay, tuzabafasha. Murakoze cyane, mwakoze abantu bakurikiye Big Town TV. Mwari muri kumwe nanjye Malaika hamwe na Jesus. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Big Town TV.